Reka nizere ko mumeze neza abakunzi bacu mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu tugenda tunyuza hano kuri channel yacu ya YouTube. Mwebwe muri kutwumva muri impande zitandukanye z'igihugu, bari amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasiro bwaryo, ndetse nawe uri kunyumva uri mu mujyi wa Kigali. Abadiaspora namwe ntabwo tubibagiwe, aho muri kutwumva muherereye hose. Imana nikomeze ibane namwe, Imana nikomeze ibongerere imigisha mu byo murimo murakora byose, Imana nikomeze ibandindire ndetse muzatangire umwaka neza mwe muri kunyumva aho muherereye hose. Rero akandi twaba tugiye kuganira kuri Gasuku cyangwa se Jay-Kizzo wa Mipango, umenyerewe cyane hano ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ku munsi w'ejo yari yihanangirijwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rumubwira ko niyongera gutukana hano ku mbuga nkoranyambaga azatabwa muri yombi. Rero Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Utuma Twishima Abdul akaba yabwiye Gasuku cyangwa se yasabye Gasuku kudacika intege, amubwira ko yirinde ikintu cyatuma yica amategeko y'u Rwanda, kubera ko amategeko burya ntagira inshuti. Yirinde ikintu cyatuma yica amategeko, wehe akomeze arwane no gutera imbere. Rero ntazacike intege, aramubwira ati wirinde ikintu cyose cyatuma usubira inyuma, ikintu cyakugonganisha n'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, dore ko amategeko ntagira inshuti. Wihe ahubwo ukomeze urwane no gutera imbere kandi ntuzacike intege. Ati turagukurikira, amubwira ko amukurikira cyane. Yongera amugira inama amubwira ko niyirinde ikintu cyo guhangana n'abantu batamukunda cyangwa se abantu bifuza ko yasubira inyuma, ahubwo we abime amaso, we akomeze mu byo arimo arakora. Dore ko Gasuku cyangwa se Jay-Kizzo wa Mipango umenyerewe cyane hano ku mbuga nkoranyambaga, azwiho nk'umuntu utukana cyane hano ku mbuga nkoranyambaga. Rero Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Abahanzi akaba yabwiye uno mugabo ko agomba kwirinda ikintu cyose cyatuma asubira inyuma, ikintu cyose cyamuca intege, ikintu cyose cyatuma agongana n'amategeko y'u Rwanda, ahubwo we agomeze afokasinge imbere, dore ko uno mugabo ari umwe mu bajene bakunzwe cyane hano ku mbuga nkoranyambaga, yaba mu byo bakora, ndetse ubona ko ari umujene ukunzwe kandi uri kugenda yigarura imitima y'abatari bakeya. Gusa benshi cyane mwagiye mumenya mu bitutsi bigiye bitandukanye, dore ko ari umwe mu bajene batukana cyane hano ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ejo nk'uko mwabyumvise cyangwa se mwabibonye hano ku mbuga nkoranyambaga, umuvugizi wa RIB yihanangirije uno mugabo Gasuku, amubwira ko niyirinde ibintu byo gutukana, ko niyongera gutukana bishobora kuba byamukoraho, ndetse ko ariyo warning ya nyuma ahawe, ko niyongera kugira ikosa akora azatabwa muri yombi, ndetse ko iminsi ye iri kubarirwa ku ntoki. Gusa uyu mugabo w'urubyiruko, Minisitiri w'Urubyiruko ndetse n'Iterambere ry'Ubuhanzi, akaba yabwiye Gasuku Jay-Kizzo wa Mipango ibyo kutabyitaho cyane, ahubwo wehe niyite ku kintu cyatuma atongera kugongana n'amategeko y'u Rwanda, ahubwo we afokasinge kuri ejo hazaza. Rero uyu Gasuku cyangwa se Jay-Kizzo wa Mipango akaba ari umwe mu bajene bakunzwe cyane hano ku mbuga nkoranyambaga. Rero akaba yabwiwe na Minisitiri w'Urubyiruko ndetse n'Iterambere ry'Ubuhanzi ko yirinde ikintu cyose cyatuma acika intege, ahubwo we agomeze arwane neza no kubaka izina rye, agomeze akore utuntu twe yipoweye, dore ko uno mugabo ari umwe mu bajene bakunzwe cyane hano ku mbuga nkoranyambaga. Benshi cyane rero bari kuvuga ko Gasuku bimurangiriyeho, ndetse ko Gasuku ashobora kuba yatabwa muri yombi, ko iminsi ye iri kubarirwa ku ntoki, ariko ndakeka atari ko bimeze. Uno mugabo Gasuku aracyakomeza kuduhereza show, agiye kwirinda gusa ikintu cyo gutukana. Abantu bose bari kumubuza ikintu cyo gutukana, ko nabyirinda ibintu bye bizagenda neza cyane kurushaho. Rero reka ngushimire twabanye, niba ari ubwa mbere rugeze hano, reka ngusabe unkwandire ku ijambo subscribe niba ntacyo bigutwaye, ujye muri commentaire unyereke ko twari kumwe. Bari kumwe na Ndigi nk'ibisanzwe, umwana ubikora abikuzi.